azampagurukiriza indaya zo mu kabari. Ni bene data dusangiye umurimo w'Imana. Ntabwo Satani azampagurukiriza amabandi, no, kuko nawe mpurira n'amabandi. Azampagurukiriza ufite Bibiliya yera, kuko nanjye niyo ntwara. Azampagurukiriza uwo twasangiye igaburo, kuko nanjye twararisangiye. Azampagurukiriza uwo twasenganye. Ntabwo azanzanira abo mu kabari, kuko simba mu kabari. Wari wabona umuntu kuri iyi mihanda tugihumeka, intambara ntaho zigiye, tukiri muri uyu murimo nta hantu zigiye, kuko twamanukiwe n'umugome ari we Satani. Satani rero ashinzwe iteka guhora adutesha umutwe. Niyo mpamvu rero ikibazo warumbaje ngo ese kuri wowe Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Amahoro y'Imana nabane namwe nshuti zacu, turabasuhuje. Nimugire umugisha, kandi kenshi dukunda kuvuga ngo nimugire amahoro, ariko aturuka kuri Kristo, kuko hari ibyo abantu bita amahoro bitari amahoro, hari ibyo abantu bita umugisha bitari umugisha. Bikagenda bigaragazwa nuko iyo ibihe bibi bije, bimwe abantu bitaga amahoro ubona atari amahoro. Ariko ndagira mbabwire ko amahoro nyamahoro ni amahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Amahoro umuntu abasha kugira adafite ibyamirenge, amahoro umuntu agira aryama mu nzu itari nziza cyane, ni amahoro umuntu atunga kandi yambaye umwenda wa make. Ayo rero niyo tubifurije inshuti zacu mubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye binyura hano kuri cano Yesu Kristo nabahe umugisha. Reka rero mbahe ikaze aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, nk'uko tugenda tubibona ko mudukurikira muri benshi kandi muturutse ahantu hatandukanye. Tubahaye ikaze. Nge nitwa Alfred Misago, ariko kuri kamera turi kumwe n'umuhanuzi. Nkoresheje ijambo ryitwa umuhanuzi kuko Bibiliya yemera umuhanuzi mu mihamagaro. Bibiliya ivuga habamo umuhanuzi ndetse no mu mpano. No mu mpano Umwuka Wera yatanze harimo n'impano y'ubuhanuzi. Dufite rero umuhanuzi hano kuri kamera, Theogene. Amahoro y'Imana nabane nawe Theo. Murakoze cyane, turabishimiye. Murakoze. Imana ikomeje kukurinda cyane birenze uko tubitekereza. Ihabwa icyubahiro. Amen. Theogene, kubera byinshi nifuza ko tuganira kandi nawe ufite ushaka kutuganiriza, reka twe gutinda ahubwo tugusaba usenga Imana twinjire mu kiganiro. Mana ya Isaka na Yakobo, Imana ifite imbaraga, ubutware n'ubushobozi, wubatse ubwami bwawe butanyeganyezwa n'imiyaga n'imiraba, urakomeye, uri intwari mu ntambara. Bana natwe muri iki kiganiro, kandi umuntu wese ugiye kugitega amatwi kigiraho kimuvana naho kimugeza, mu izina rya Yesu, amen. Theogene, rero mfite byinshi nshaka kukubaza, ariko reka mbanze nguha akanya ubanze tubwire iki duhishiye. Ni iki Umwuka ari gutangaza, ni iki Umwuka ari gutangariza amatorero? Reka mbanze nguha akanya gatoya nk'umuhanuzi tubwire iki Umwuka ari gutangariza amatorero muri iyi minsi. Nta kindi uretse kuba maso, nuko Imana iri kweza umugeni, kandi abayo yabamenye kera ko umuntu wese agomba guhora yiteguye, kuko atazi umunsi n'igihe, kandi byahanuwe biri kurushaho gusohora, n'ibimenyetso byabyo byamaze kugaragara. Icyo nicyo natangariza abantu, kuko abantu b'Imana bakomeje kwirara no guhuga. Abantu barahuze kandi abantu bari bize. Abantu ntabwo bashaka kwita ku iherezo ryabo, ahubwo abantu bafite umurego n'umushinga wo kugenzura ibyaha mu bantu. Dayimoni yateje umwuka wo kwirengagiza ibireba abantu, ahubwo bakajya gucukumbura ibiri mu bantu. Mu yandi magambo, abantu bari bize, nta muntu ukitaye ku iherezo rye, nta n'ushaka gukurikirana ibyatuma arimbuka, ahubwo umuntu aragenzura ibyatuma Theogene arimbuka. Umuntu arashaka kumenya ibyaha bya Jani, umuntu arashaka kumenya amafuti ya Piyeri, ariko ntawe ushaka kumenya amafuti ye. Mu yandi magambo, ijambo mfite uyu munsi ravuga ngo
igenzure wisuzume urebe ko ibyo uri kureba ku bandi wowe bitakureba. hari ijambo Yesu yavuze rivuga ngo mbere y'uko umuntu atokora agatotsi kari mu jisho ry'abandi yakabaya abanza gutokora umugogo uri muri bihuje n'ijambo uvuze ngo nta muntu uri kwita ku kureba ku bye cyangwa ku burwayi bwe, ahubwo abantu bafite amaso yo kubona uburwayi bw'abandi. Byumvikane ko rero birashoboka cyane ko turi mu bihe by'iminsi y'imperuka ahari. Yego. Ariko sinzi niba abantu babimenya, kuko iminsi y'imperuka Yesu avuga ko abantu bakabaye kuba amaso bagakenyera mu mitima n'amatabaza yabo agahora yaka. Yego. Ariko ubona ko hari wasanga batabizi ko ari iminsi y'imperuka. Abantu birengagije biyimye kwibuka kwiyibutsa ko igihe kigeze ngo Kristo aze gucyura itorero. Noneho dayimoni we yamennye umwuka wo kwibagirwa. Amuntu n'uyu n'umwe ukitaye ku iherezo rye. Ahubwo n'induru gusa, nisaga, nibyacitse, nibyakomeye, runaka yanyoye, tunyuze kuri runaka yasinze, tubonye ntuza yasadeni n'ibyo. Ariko mbabwire ko igihe cyo kugaragara k'umugeni wa Kristo ni iki ngiki. Theogene, umaze iminsi mu ntambara zitandukanye. Nta naho zigiye. Nari ngize ngo zirarangiye byibuze. Nta naho zigiye, ahubwo nibwo zajya zahaguruka. Nibwo zajya zahaguruka. Theogene, iyo umuntu ari guca mu ntambara abantu bavuga ibintu bitandukanye. Iyo bamwe batazisa inkoni y'Imana bavuga ko ari bigerageza Imana iri kunyuza mu muntu. Theogene, hagati y'abavuga ko ari inkoni y'Imana n'abavuga ko ari ishuri ry'Imana, waba uri gucamo ni uruhe ruhande we wumva uherereyemo? Nanjye nkurikishe ibyo ndi kunyuramo, ikibazo ntabwo ari Theogene. No. Haleluya. Ikibazo ntabwo ari Theogene. Oya. Satani yamanutse mu ijuru. Imana imwohereza mu isi. Satani ntiyaraza aho yoherejwe. Ariko Imana yari izi aho yohereje Satani. Iki kintu abantu bacyumvire mu mwuka. Satani ntabwo yaraza aho yoherejwe. No. Ariko Imana yari izi aho yohereje Satani. Satani amanuka mu isi ntiyigeze amenyeshwa icyo agiye gukora mu isi, kuko yari aciwe ku ngoma y'abera, yirukanwe mu buturo bwera, yoherezwa mu isi. Hanyuma abantu bamenyeshejwe, abantu banyumve neza, abantu bamenyeshejwe igitumye bohererezwa umwanzi Satani. Noneho abantu twirengagije amakuru, dutakaje amakuru y'icyatumye twohererezwa Satani. Kirumvikana? Uyu munsi twiyubakamo akantu ko kwihesha amahoro no kwiyibagiza ko twohererejwe umugome ari we Satani. Kuko itangazo ryavuye mu ijuru riravuga ngo wasiwe ugushije ishano, kuko umanukiwe n'umugome ari we Satani. Azababuza amahoro, azabahondanisha imitwe, azabateza ibyago, azabateza amakuba, azabateza ibyaha. Ntimuzigera mutunga amahoro yuzuye, kuko mumanukiwe n'umwanzi Satani. Urumva twebwe abana b'abantu twahawe amakuru, ariko Satani ntiyigeze ahabwa amakuru y'impamvu amanutse hehe mu isi. Aha abantu banyumve rero, niyo mpamvu na bugingo n'ubu tugihumeka, intambara ntaho zigiye, tukiri muri uyu murimo nta hantu zigiye, kuko twamanukiwe n'umugome ari we Satani. Satani rero ashinzwe iteka guhora adutesha umutwe. Niyo mpamvu rero ikibazo warumbaje ngo ese kuri wowe uri mu ishuri cyangwa ni inkoni y'Imana? Nta mana yankubise, nta na gahunda ifite yo kunkubita, nta shuri ndimo, nta n'iryo nzanasubiramo. Ndazira impamvu, haleluya, ndazira impamvu Imana yampaye amakuru, kuko yarambwiye ngo umanukiwe n'umugome, umanukiwe n'umwanzi ari we Satani. Ndazira umuhamagaro, nta kindi nzira, kuko Satani arabizi ko nzapfa, azi ko nzabora
uyu mubiri nambaye satani azi ko ari ibyondo. Satani ntabwo ahangayikishijwe n'uko ndiho, ahangayikishijwe n'igihombo namuteje umunsi mena agacuma nanyweragamo nkagakubita mu isantere karimo urwagwa nk'agasandaza. Icyo cyaramuriye. Kuba ntakibyina mu kabari, icyo cyaramuriye. Kuba ntari umusambanyi, icyo cyaramuriye. Satani agomba kumbiga kuko namuteje ibihombo bikomeye. Hari utubare twasengeye turahomba, hari indaya twabwirije zirakizwa. Ibyo ni ibihombo twateje Satani. Nta muntu uhangana n'undi muri bizinesi, umuntu yubaka undi muri bizinesi. Rero kuba narahombeje Satani nta mpamvu yo kumpa agahenge. Satani ntabwo azampagurukiriza indaya zo mu kabari. Ni bene data dusangiye umurimo w'Imana. Ntabwo Satani azampagurukiriza amabandi, no, kuko nawe mpurira n'amabandi. Azampagurukiriza ufite Bibiliya yera, kuko nanjye niyo ntwara. Azampagurukiriza uwo twasangiye igaburo, kuko nanjye twararisangiye. Azampagurukiriza uwo twasenganye. Ntabwo azanzanira abo mu kabari, kuko simba mu kabari. Wari wabona umuntu kuri iyi mihanda uje kunshinja ibyaha avuye mu Migina cyangwa mu Myembe avuga ati Theogene Hanene ari umupfumu mugenzi wawe? Ni uwo twasangiye igaburo ryera. Mu yandi magambo, intambara iri muri bene data, ntabwo urugamba ruri mu bazaza muri twe. Theogene, muri izi ntambara biragoye ko uyu munsi tuvugana kuri iyi mihanda nk'uko bivugwa mu Gasiro bivugwa nyine ko ari imihanda ya za YouTube. Biragoye kuba bwakira izina Theogene ritavuzwe, ariko hari n'abakunenga ko izi ntambara uzirwana uhangana, uzirwana nabi ngo urahangana cyane. Bagushinja guhangana muri izi ntambara. Okay, ikintu nabatangariza, ntabwo mama ari we nyina, njye nonse ukwanjye. Kuko umwana wese yonka nyina, nta mwana wonka mukase. Icyo akora umwana yarerwa na mukase, ariko mukase w'umuntu ntiyakonsa umwana atabyaye. Kabone niyo yamwonsa, nta sano ry'amaraso ririmo. Imana impamagara, yampamagaye ukwanjye. Abantu babanze bumve neza iki Kinyarwanda, kandi nsabe abantu bajya bumva ibiganiro, bajya batangira ikiganiro ntibagicemo, bumva uburyo ikiganiro cyatangiye, bite no kuntu ikiganiro cyasoje. Nibwo birangira wumvise neza icyo umuntu yavuze. Icya mbere, kandi uyu Yuda yagendanye na Yesu. Hanyuma Yuda, nk'uko abantu babyibwira, tugendane neza, Yuda yari azi imbaraga ziri muri Yesu, ariko Yuda agira ikibazo cy'igikomere cy'ubukene yavukiyemo. Aravuga ngo izi taranti reka nzikenyerereho. Yesu afite iyerekwa, ujya kumugambanira aramukenyura, ujya kumuhitana aramurangiza mbere. Yesu, haleluya! Yuda yari afite iyerekwa ry'ingabo zizarwanirira Yesu. Mu bushobozi Yesu yari afite harimo kumanura umuriro mu ijuru ukatwika baje kumufata. Yuda aravuga ngo ngewe ndi umushomeri, imyaka namaze uyu mwami naramuhamagaye ntaze, reka ibi biceri mbanze mbikenyerereho. Yesu afite iyerekwa ryo kumenya umwanzi utwihishemo. Hanyuma Yesu we afite ukuntu ari bubigenze, ariko ibi biceri ndaba nabihitanye. Mu yandi magambo, nta bugome Yuda yari afitiye Yesu, kuko azura umwana wa Yayiro. Yuda yari ahari akamya inyanja. Yuda bari kumwe ahaza abantu 5,000. Yuda yari ahari. Mu yandi magambo, Yuda yari asobanukiwe imbaraga ziri muri uyu mwana. Aravuga ngo ngewe nubwo nkoze ubugoryi bwo kurya ibi biceri, ntabwo Yuda yigeze amenya ingaruka ziri buze kuva muri uko kumugambana. Iki kintu abantu bacyumve neza. Hari abantu bakurikiye Yesu bari mu mubiri, abandi bamukurikira bari mu mwuka, abandi bamukurikira kubw'impamvu z'icyo Yesu yabakoreye. Abantu bakurikiye Yesu mu mpamvu zitandukanye. Ndahangaha guhamya Yesu. Yesu yahamagaye abafite kamere, Yesu ahamagara abize, Yesu ahamagara abafite uburere n'abatabufite. Yesu yazanye abazi kuvuga ibishego, azana abazi gutukana, azana abazi guca bugufi. Mu bantu Yesu yagendanye nabo harimo Petero. Petero yari afite umunwa umuruta.
Petero yari afite akanwa karuta amavuta ye. Petero yari inshinzi mu buryo bw'umwuka, yari ikihebe, ntacyo Petero yigeze anyuza ku ruhande, ibintu byose Petero yabivugaga uko biri. Naho rero abantu basobanuke ko Imana impamagara, yampamagaye ndi mayibo, inkuye mu kabare, inzana imvanye ku muhanda, mba mu kiraro. Ntabwo rero Yesu yampamagaye nk'umwana warezwe na se na nyina, ntabwo Yesu yampamagaye nk'umwana ufite urukundo rwa se na nyina. No, Yesu yampamagaye nk'uvuye imihanda, yari azi ko nzavugana n'abari mu muhanda. Uyu munsi hari nkubaza ikibazo cy'insubizo, aka kanya Yesu waguhamagaye yagutuma kubwiriza mu muhanda, wabishobora? Biragoye ariko ubu njyewe kubera ko nabaye mu muhanda, nagira nte? Nabishobora. Mu yandi magambo, njye simpangana, no, ahubwo uko nteye niko Yesu yanzanye. Abantu rero bakwiriye kwakira, wowe niba iguhamagaye uvuye muri kaminuza, njyewe impamagaye mfite 3 ya primaire, nayo nize nabi. Niba iguhamagaye uvuye muri Isirayeli, njyewe impamagaye mvuye mu kabari. Ntabwo Imana ihamagara abantu kimwe, kandi Imana yanzanye izabo nzavugana nabo bakanyumva. Yari izabazantera amabuye, yari izabazanyumva, yari izabazandwanya, yari izabazanshigikira, yari izabazampa, yari izabazanyima, yari izabazamvuma, yari izabazamvuga neza. Ibyo rero si intambara ku buzima bwanjye, ndazira uko nahamagawe. Theogene, tukiri ku buzima bwawe, ndacyari kuri wowe mbere yuko wenda turajya no ku bindi, ariko ndacyari kuri wowe. Theogene, muri izi ntambara abantu bagiye batungurwa no kubona utangaje ko ugiye gushinga urusengero. Theogene, ni ukwivumbura kw'izi ntambara wagiye uhura nazo kuguteye kumva ko ugiye gushinga urusengero, cyangwa se we bifitanye isano wenda n'amakuru wari umaranye igihe yuko uzagira urusengero? Ikibazo mbajije, reka nkubwize ukuri, Abanyarwanda nibo ndi kuvugana nabo, by'umwihariko abakristo, ariko nanababwira ngo imyumvire n'imitekerereze n'imikorere y'abana b'abantu ntihura, nta nubwo izigera ihura. Hano hari uri bunyumve, urugamba rurambye rugusigira ibikomere. Intambara itinze igukuraho abantu. Tugendane neza. Iyo utinze mu rugamba rugusigira ihungabana cyangwa ihahamuka, kabone nawe intambara yaba yararangiye, ariko inzozi z'uko watinze mu ntambara ntabwo zibura. Hari igihe uvuga ngo ninshinga itorero nibwo ndi bubone amahoro, nyamara hirya yabyo hari urundi rugamba utabonye. Gushinga itorero si ugukemura ikibazo cy'amahoro, no kuriguma mu ryo wari urimo nabwo nta mahoro. Ahubwo Bibiliya ivuze ngo iki? Ivuze ijambo rikomeye, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iryo Data yasezeraniye kera abantu bamukunda. Iryo sezerano ndarifite nibyo, ariko icyatumye ntangaza ririya tangazo ni nk'uko n'undi wese yaza agatangaza ibye. Mu yandi magambo, ni njye Theogene ufite uburenganzira bwo kurishinga, ni nanjye ufite kwivuguruza mu gihe byaba bibaye ngombwa. Impamvu ni iyi ngiyi: Petero yemerera Yesu ko amukunda. Petero ntiyari mu mwuka, Petero yemereye Yesu ko amukunda mu mubiri. Yesu wabireberaga mu mwuka aramubwira ngo Simoni Petero, ndakubwiza ukuri yuko inkoko itarabika kangahe gatatu uraba wamaze kugira gute kunyihakana. Yesu wabirebaga mu mwuka, Petero abyemerera mu mubiri, byarangiye Yesu ari we utsinze, kuko ari we warebereraga hehe? Mu mwuka. Nshobora kuvuga ko ngiye gushinga itorero nkabirebera hehe? Mu mubiri, ariko nagaruka nabirebera mu mwuka nkabona hari urundi rugamba rugize gute runtegereje. Tumvikane neza. Petero amaze kubona ibibaye, inkoko itarabika gatatu, agiye kota uwo atacanye, birangira ayihakanye,
kandi mu by'ukuri mu barobye amafi menshi ari Yesu yamurobesheje muri abo Petero arimo. Ariko birangira avuga ati ni ukuri kw'Imana uyu mugabo mubona w'umunyagalilaya waje wigira atya njye nta hantu muzi. Umwuka w'Uwiteka amanukiye Petero, nibwo Petero avuze ngo no, ntimumbambe nk'uko mwabambye umwami wanjye, ahubwo ngewe mumbambe muncuritse. Nuko Petero yari agiye hehe? Mu mwuka. Hari ibintu dukorera mu kirere cy'umubiri, hari n'ibyo dukorera mu kirere cy'umwuka. Abantu batandukanye, intambara turwanira mu mwuka nizo turwanira hehe? Mu mubiri. Ntabwo bihura. Niba hari umuntu warwanya intambara nkayirwana agatwe kugeza ubwo nambaye amapingu, isi yose yarabibonye, nta kindi nzira n'uyu murimo, kuko nta dosiye mfite y'uwo nesikorotse cyangwa uwo naririye utwe nkoresheje ijambo ry'iki? Ry'Imana. N'ubundi naje nzira iki? Ubuhanuzi. Mu yandi magambo, uyu munsi kuvuga ko nashinga idini, narishinga, ariko ni nanjye mbishaka narishinga, nanabishaka nanabihagarika. Kuko byose Bibiliya avuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Kandi iyo ubona urugamba rugiye kurangira, nta mpamvu yo gushinga idini, kuko ubu tuvugana mpagaze imbere ya kamera n'imbere y'isi yose ko intambara yari iri muri ADEPR iri kugana ku musozo. Nshaka nasubirayo nkihanganira ibyo ndi kunyuramo, nshaka nakomeza, byose biri muri njye na Yesu. Sinzi niba ngusubije. Aho ushatse kuvuga iki? Intambara yari iri muri ADEPR kuba yabigiye kugana ku musozo, ubihuza gute no kuba waba utagishinze idini? Kurishinga ni uburenganzira bwanjye n'ibyo nsabwa. Wari ugiye kurishinga kubera ibibazo biri muri ADEPR se? None se niba ufite amatwi navuze ngo intambara irambye, urugamba rutinze rushobora kugutera no gukora ibintu utatekereje neza. Ariko niryara umwana asohoka kwa se akajya kubiwe cyangwa akajya muri ghetto, ntabwo ari uko uyu mwana aba yanzi wabo, ahubwo aba hazi intambara za se na nyina. Ariko uyu mwana ashobora kwirengagiza ko nagera muri ghetto nta ntambara ziriyo. Yagera muri ghetto rero agasanga hariyo intambara zikomeye kuruta ko yakihangana kuguma kwa se. Uyu munsi noneho ngomba kwihangana, aho naringiye kurishinga hariyo izindi ntambara, kanihanganire kwa data, kuko umwana nyamungobyi akanayihekwamo. Theogene, ndagira ngo ubivuge neza, ukure konfisiyo mu bantu, kuko ni ikintu cyagize imbaraga mu bantu bacyumvise. Bivuge neza, ntabwo ugishinze idini. Oya, kanihanganire ibiri kwa data. Okay. Kanihangane. Kanihangane kuko nasuzumye, ndiga ndareba, sanga kuva iwacu ntacyo nkemuye, ahubwo kujya muri ghetto nibwo nshobora guhura n'urugamba ruruta urwo nari mfite ndi iwacu. Byanga bikunde, intambara narwaniye muri ADEPR, hariyo babiri banyunga navunitse, hari umwe wambwira ati soma kuri aya mazi, hari uwambwira ati mwene data komera, burya kongera guforoma abantu ni ikindi. Kanihanganiye intambara, namaze kumenya amakuru ko iri kugana ku musozo. Uvuze ngo wamaze kumenya amakuru, mpaho mpita numva bishobora kuba koko bihura nuko ADEPR yaba igiye kubona umuvugizi mushya ukiri umusore. Uvuze ko igiye kugana ku musozo, ndavuga ntibanza Theogene hari nawe yemeranywa, afite iyerekwa rwose rihuza n'abavuga ko igiye kubona umuvugizi mushya w'umusore ndetse w'umuhanuzi. Theogene, kuba zigiye kugana ku musozo intambara zi muri ADEPR, si uko ugiye guhura n'umuvugizi mushya w'umusore wamaze no kwidekarara ko akabyemera ko ari ugiye kuyobora? Iki ni iki? Iyo ni Bibiliya. Ntago ndi hano ngo abantu bemere ko ndi umuhanuzi. Abo nahanuriye nibo babizi. Jewe ubu tuvugana, urabona ko nambaye bote, nabyukiye ibwera mvura gusenga, ndahiye Imana isumba bivugwa. Ariko kuba byaba bikozwe, byumvikane ko yaba ari gushyira mu bikorwa gahunda y'Imana, kuko niba abagabo bananiwe, Imana ikabihagurukije abadamu ngo nabo bagira inshingano z'ubupasitoro, kuko n'ubundi bakoraga n'indi mirimo. Ngufashe utarakata. Turi kumvikana. Abo nagaburiye nimwe bambanguriye amaboko, abo nazamuye nibo bampagurukiye. Uyu munsi turi kuvuga, ndarahira Imana isumba byose, Uwiteka wandwaniriye mu ntambara zose nanyuzemo.
hari ukuntu ugira ngo ukoze ikintu mu buryo bw'umubiri utazi ko umwuka w'Uwiteka bifitemo iki inyungu. turi kumvikana neza rero ifitemo inyungu. ni abasengera ahubwo yatinze. Eje kuvugiye mu migani ushatse kuvuga iki? Umuntu amanika agati yicaye yajya kukamanura agahagarara, bishatse kuvuga ko ibyo agiye gukora se bizamugwa oya mwintebe umutego nafunzwe muzi. iyi ntebe mubona, iyi ntebe nicaye hari undi uyikeneye. bo jewe nigeze nizanira umuntu mu kazi, ari njye umurangiye akazi, birangira intebe nyihagurutseho aba ari we uyisigaraho kandi ari njye wakamurangiye. reka bimike narangiza ahaguruka. Theogene, reka twigire imbere tugenda tunagana ku musozo w'iki kora ikiganiro. niba amagambo agushizeho nanjye oya ntabwo amagambo ateje ko mbona ufite amahane. uwo mwuka w'amahane uri kuwukura he? ko mbona ufite amahane. mwuka abashidodi bose, abazimu bose bave kuri umurimo we. nusabaho n'umwuka w'amahane. ngo iki? n'umwuka w'amahane ubaho. niba utanabizi ubu umwuka wera w'amahane ubaho cyane. nawe urahari cyane. Theogene, uyu munsi biragoye ko ADPR yaguha agatuti. ikareke ntako nyisabye, ningakenera nzakiha. nugakenera nzakiha. uzakiha mu itorero? none se si uku ukabaza ugatereka hari ukavuga Yesu. ubuse aka ntabwo ari agatuti. nkeneye tungahe ngo namamaye. aka ntabwo ari agatuti se. ese wababwiye ko kuvuga ubutumwa bwiza ari ukujya mu rusengero? ni uzakiha agatuti? none se akasiko byaroroshye. n'aka ni agatuti. ndazi neza ko babiri bari bufashwe. si ngombwa ko mwese mufashwe, babiri barahagije. Theogene, tugarutse kuri uriya musore widekaraye ko agomba kuyobora itorero, ndahiye uwera ntiyariyobora uretse n'itorero n'umudugudu, uretse n'umudugudu na korari. none Theogene, kuba uriya musore bivuze ngo na manda y'uriho iri kugenda irangira, ariko niki kitagira iherezo ubundi. Theogene, witeguye mbaza Theogene, uriteguye kuzavugana uyu musore tuzamuzane ugiye kuyobora itorero? witeguye kuzicarana nawe aho ngaho mukavugana? ufite nimero ye? Daniel, ndumva ari umusore witwa Prophete Daniel. reka mbabwize ukuri, aya matitire arabakoraho. uzamuzana atere hano asobanurira ahantu yahuriye n'iyi Imana imuha inkoni yo muri ADPR. yitwa Prophete Daniel rwose. hako viyuzi nuko bazishaka. mwabuze aho muzishakira rero, naho mugiye gutondagira izina ry'Uwiteka ngo mukeneye viyuzi sha. harya ngo tongera amahane, harya ngo nararangiye simpanura. mwitonde. uracyafite ubuhanuzi muri we kandi bavuga ko wamaze gukamura. niba hari umuntu ucecekanya ibintu byinshi ndimo, ibyo kujya gutera amakamera munkubitira muri ejo hashize. nta mwaka Imana yakubwiye? ntago yambwiye umwaka. ntuvuye ibwera mvura? ndamaze. nta mwaka Imana ikubwiye? ntago yabimbwiye, nta mwaka yampaye. ikweretse umunyamurenge uzayobora itorero, ntiyakubwira umwaka azariyoboramo? si ngombwa. cyangwa ushatse kubihisha? ndamaze. Theogene, reka tugushimire cyane kandi Yesu Kristo aguha umugisha. kandi ikintu twakwifuriza nk'uko twatangiye tubivuga, ukomere mu ntambara. nta ntambara mfite. kandi urwana intambara nziza. nta ntambara mfite, intambara zifite abaziteje. reka mugaragaza ibitekerezo byanyu kuri ibi ngibi biba bivuzwe, biradufasha. iyo tubisomye tuhita tumenya namwe ibyumviro byanyu kuri ibi ngibi biba byavuzwe. reka rero n'ubundi dusoza ikiganiro dusaba Theogene asenga Imana, asabira umugisha bari bari kumwe natwe muri iki kiganiro. hanyuma mbere yuko nsoza, ngaho usabira umugisha ababanye natwe. Mana, nirukanye inyatsi mu biganza by'abakozi b'Imana, mpagaritse induru kuri iyi mihanda, mwuka wo kwiyoberanya no kwishushanya, abantu ukagushimya Uwiteka. amen. Yesu abaho umugisha inshuti zacu.